Muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kudushyigikira. Turaje rero mu cyigisho nanone cy'amabanga y'urugo. Hari abadamu bagishaka bamaze iminsi bambaza ibibazo bitandukanye, niyo mpamvu nje gusubiza ikibazo kimwe mu byo bambajije. Uburyo bune wamenya ko umugore akubeshya atageze mu byishimo. Abagore benshi bajya babeshya ko bageze ku byishimo kugira ngo banezeze abatware babo kandi nta kintu bumva. Niyo mpamvu rero abagabo nimumara kumenya ibi ngibi birabafasha kugira ngo mubafashe nabo. Mubafashe bamererwe neza. Iki ni igikorwa cy'umugisha, niyo mpamvu mugomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo kigende neza. Rero umugore iyo arimo gufeka cyangwa se arimo kubeshya yuko arimo kugera ku byishimo cyangwa yanabigezeho, hari ukuntu bimwangiza mu bwonko, noneho buri gihe cyose ibikorwa bikajya bigenda nabi kubera yuko atabasha kugaragaza yuko nta kiri kugenda kugira ngo umugabo amufashe. Niyo mpamvu rero badamu cyane cyane abagishaka, namwe abagabo mugishaka, iki cyigisho nimwe kireba cyane. Turifashisha igitangazamakuru cya timesofindia.com cyo kuwa 3/3/2022. Turifashisha n'ikindi gitangazamakuru cya complex.com byateguwe na Valeria Safronova kuwa 7/3/2013, ndetse n'ikindi gitangazamakuru cya Sadika Segal cyo kuwa 14/12/2021. Niyo mpamvu rero mugomba guha agaciro ibi bintu. Abadamu mugishaka, abagabo mugishaka, ibi bintu ni ibintu byo guha agaciro, kuko buriya umuntu uri mu gikorwa kandi mu mutwe kirimo kimubangamira ni yindi sorte cyangwa se n'ubundi bwoko bwa viole uba urimo kumukorera cyangwa se violence. Iyo bitinze cyane rero bituma abadamu by'umwihariko bagishaka badakunda amabanga y'urugo, bagatinya, bakajya bashaka impamvu nyinshi zituma icyo gikorwa kitabaho. Niyo mpamvu rero nawe mudamu urabizi neza yuko hari ikintu kizajya kikwereka yuko wageze ku byishimo. N'ibi ngibi nabyo ugomba kubyicungaho. Ni ibintu biza utabiteguye, ni ibintu biza atari uko wenda bakubwira ngo babikora gutya na gutya, ubwabyo birikora. Rero mwitondere ibi bintu, ubushakashatsi ko bibigaragaza. Ikintu cya mbere uramenye, witonde mugabo, umubiri w'umudamu wawe uko umeze. Hari ibintu byinshi bihinduka iyo kino gikorwa kirimo kuba cyangwa se cyanashoje. Niyo mpamvu iyo umudamu arimo kugera mu byishimo cyangwa se yabigezeho, ikintu cya mbere ugomba kureba ku mubiri we. Ugomba kureba ukuntu areba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe umenyereye. Ijwi ryiwe uburyo ki avuga bitandukanye n'uko asanzwe avuga. Iyo ari kubeshya rero ubona ari ibintu arimo kwihimbamo. Umushishoje neza nawe ubwawe ubasha kubona ko arimo kubyihimbamo. Umuntu rero uri muri kino kintu cyo kusoza cyangwa se cya orgasme ku badamu abasha kukurya inzara kuko nta control aba afite kuri we, abasha kukwegera rwose agufata cyane ukuntu akugundira, akwegera rwose uburyo ki umubiri we uba umeze ubutandukanye n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Mudamu rero ibi bintu niba utabyibonaho rwose menya yuko uba urimo kubeshya. Ni ibintu biba byizana bikikora, ibintu bikagenda neza. Ikintu cya kabiri rero, ijwi umuntu aba afite riba ritandukanye n'iry'umuntu aba arimo kubeshya. Abadamu bafite ikibazo cyo kubeshya ko barimo mu byishimo bakunda gusakuza cyane bakavuza induru. Rero mu mabanga y'urugo nta nduru zibaho, ijwi rirahinduka ariko ritari mu induru. Umuntu rero ufite induru igihe cyose aba arimo kubyihimbamo. Nibyo barimo gufeka kuko yumva ko hari ukuntu umuntu ahindura ijwi byanze bikunze, nawumva avuga ijwi rikomeye cyane kandi risakuza cyane, akenshi aba arimo kubeshya. Abagira ngo agufashe wowe nyine ubone ko uri umuntu w'umugabo urimo gukora igikorwa, ariko akenshi abantu basakuza cyane usanga iyo nduru yabo rwose. Umuntu rero usakuza cyane akenshi aba arimo kubeshya. Icya gatatu, uzasanga yuko igikorwa mukirangirije rimwe kandi ntibibaho. Niyo mpamvu rero iyo agiye gusoza hari ukuntu yitwara, iyo ubimumenyereye urabibona.
iyo ari ibintu rero utigeze ubona ikimenyetso cy'uko agiye gusoza, nawe aba arimo kubeshya. Rero nshuti zanjye mwitondere ibi bintu, ni ibintu byizana nuko kuntu umubiri uba ukoze, nuko Imana iba yararemye umuntu ko agomba kumera uko nguko rwose. Iyo igikorwa kigiye kurangira, nkuko nawe mugabo kigiye kurangira, hari ukuntu uhinduka, n'umugore nawe hari ukuntu ahinduka. Nubona rero musoreje rimwe arimo arabeshya, nubona nta kimenyetso yaguhaye ko agiye gusoza atavuze, rwose menya neza yuko arimo kubeshya, nibyo aba arimo kwihimbamo. Ikintu cya kane, ntabwo umwumva agiye gusoza, nabwo urabyumva iyo umumenyereye kumwigaho no kumwitaho. Rero akenshi iyo arimo gusoza, kontragisiyo ziwe nazo ubwazo zikorohera mu kwinjira kugira ngo ugere kure cyane, kugira ngo nawe ujye gusoza igikorwa. N'uwumva rwose agikomeye mu myanya y'imbere yiwe hakomeye, hameze ukuntu, hakonje ukuntu, cyangwa se mbese nawe ubwawe uzabyumva, uzamenye yuko niyo yavuze induru imeze gute, niyo yakora ibiki, yaba arimo kubeshya. Ikintu cya gatanu nanone, iyo igikorwa gishoje ahita agutera umugongo, agahita aryama nkaho nta kintu cyabaye. Ikindi ushobora kumubona ahita ajya kuri telefone. Ikindi mbese ubona yuko ari ameze ukuntu ubona kudasanzwe, cyangwa se mo kimwe ukabona ararakaye, arimo kukubwira nabi, kandi nyamara mu kanya yarimo kugongera cyangwa se arimo kuvuga cyane. Uzabona neza yuko rwose ntabwo ubona ko ibintu byagenze neza, nyamara byagenze neza, ahubwo ni ahantu aba arimo kujya, abashaka kukugumaho, abashaka kugushyira mbese mu maboko, mufate mu maboko cyane. Ukabona yuko rwose hari nk'ikintu mbese nk'ikintu cy'umurimo yakoraga rwose agasa nk'aho ari nk'umutwaro umuvuyeho rwose, ukabona ko hari ikintu kidasanzwe kimubayeho. Rero iyo nta kintu cyamubayeho rwose, uzabona koko nta n'ikintu gihari, nawe uzabyiyumva murega, ntabwo azabikubeshya. Rero badamu mukunda kubeshya rwose, iki kintu ndakibahanye ntabwo ari cyo, kubera yuko uko urushaho kubeshya mu buzima busanzwe bikujyamo rwose, noneho umubiri ukarema icyo kintu cy'uko nta byishimo, ntuzageze igihe ubasha kugera kuri ibyo byishimo. Niyo mpamvu hari abadamu benshi n'uyu munsi bambwira ko kiriya kintu kitajya kibabaho rwose, ko bakunda gufeka kugira ngo bafashe abatware babo, babereke yuko igikorwa cyagenze neza. Ariko menya neza yuko uri kumubeshya aba arimo gukora viyore, kandi iyo viyore yangiza ubwonko bwawe. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Bagabo rero mufashe abadamu banyu kugira ngo babashe kugira ayo mahirwe, iki gikorwa kigiye kigenda neza. Ni ngombwa rero yuko mubasha kubafasha, mukabakuyakuya, mugatuma mbese igikorwa kibajyamo, kandi koko umuntu agiye mu gikorwa kitamurimo ntashobora kugera ku byishimo. Niyo wabyihimba ute, niyo wakora iki, ntabwo bishoboka. Rero niyo mpamvu badamu mukunda kumbaza yuko hari ibintu mutazi bitajya bibaho, by'umwihariko abagishakana bamaze ukwezi kumwe, abiri, atatu, amezi, umwaka se, akenshi imyanya y'ibanga iba itaranakanguka. Ariko by'umwihariko n'uburyo ki abagabo baba bamezemo nabo bagishaka, bataragira experience mu banga y'urugo, nabyo atuma umubiri udakanguka vuba. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye mugomba kwitondera ibi bintu. Mwumva ko bivugwa ko bibaho, ariko ntukabifeke. Niba bidahari ujye umwereka ko bidahari nyine, ahubwo murebe ikintu mwakora kugira ngo agufashe. Ukomeze no kurya bya biryo nkomeza nigisha, bigomba kugenda bifungura udutsi twose twumva tw'umubiri, tugakora neza, amaraso agakwiramo rwose mu buryo bwiza kandi bwihuse. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba umushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwara namwe kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.